ijuru inama iraterana bashaka uwancungura habura n'umwe wabishobora bakerubi n'abaserafi nta n'umwe washoboye kubumbura cya gitabo intare y'umuryango wa Yuda araducungura ariko intare y'umuryango wa Yuda aritanga araducungura. Twarasohotse amateraniro abantu bari kumbwira ati kweri wewe ibintu wagiyemo ni ibiki abantu b'abameri twari dusanzwe duterana basanzwe banzi kubera ko ndi umuntu usabana n'abantu batandukanye ibintu wagiye uku nawe ngo ugiye kuba umuririmbyi kuriya ni gute natangira twigwira. Murakoze cyane. Yego. Ku mazina ni Justin Mako cyangwa se Justin. Yego. Bitewe n'uko ubishaka. Nishimiye kubana namwe murakoze. Yego. Ndizera ko abo tugiye kubana mugiye kubasha kumenya uwo tugiye kubana nawe muri iki kiganiro. Reka dutangire tumubaza bimwe bibazo bitandukanye turushaho gusobanukirwa Justin ni muntu ki. Justin, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ashima Imana kabisa. Biraca mu buzima bugutwaye gute? Ubuzima ni sawa rwose ntacyo dushinja Imana. Ndabona ukewa umeze neza. Ibintu ni nkaho iwacu hakurya niho zaba ngo ni ukubera Imana. Niyo tubikesha kabisa. Umeze neza uraryoshye. Ufite swaga. Nta birenze kabisa. Ariko byose nyine tubikesha Imana. Agapenke kawe rwose umuntu wagukoze ukorera kinyuze ni nkaho aza kwitaho cyane. Ni ibisanzwe ni nk'iby'abandi bose kabisa. Hanyuma Justin, nagize gutya mbona ejo bundi usohora indirimbo. Iyo ndirimbo ni iyawe cyangwa se uri umwanditsi w'indirimbo cyangwa ni umuntu wenda waba waraguhimbiye? Waba ufite se impano yo guhimba indirimbo? Yego nifitemo ubwo bushobozi. Yego. Kuririmba nyine ni ibintu nisanze mfitiye ubushobozi nubwo wenda budakanganye, ariko uko biri kose ufite uburyo ushobora kuririmba ukumva hari abantu babyapreciatinga cyangwa se bakaguha courage ukaba imitima y'abantu yafashwa. Nisanze mfite ubwo bushobozi. Yego. Hanyuma nza kwisanga n'ubundi mfite n'ubwo bushobozi bwo kuba nakwandika indirimbo kabisa. Ndazifite nyinshi cyane. Hanyuma wenda ntitwigeze tubasha gusobanukirwa ese izo ndirimbo uhimba n'indirimbo zimeze gute? Ni za secular ama ni gospel? Ubushobozi bwo kwandika buri iyo ubwifitemo ndibaza ko sinzi ko ari ikintu mpuriyeho n'abantu bose bandika, wenda nabo bazatubwira muri comment. Yego. Ni ibintu ngiye bitangora kubera ko na secular nyine na kuri ubu ntago naririmba secular gusa mfite ubushobozi n'ubu ngubu nayandika kabisa. Nakandika secular kandi nziza gusa nyine bitewe n'icyo twamenye n'uwo twakurikiye ntago bibitwemerera, ariko byose kabisa mbifitiye ubushobozi. Justin, ni ryari wabashe kudiscovering ukavuga ati koko mfite impano yo kuririmba? Wabitahuye ryari se? Byahereye ryari? Murakoze cyane. Nakuze ndi nkunda football, nkunda umupira w'amaguru,
yaba ari kuwukina cyangwa se kuwureba, gukurikirana ibintu by'iburayi, amakuru. Hanyuma nkaba nkunda na hip hop, abo bita abaraperi, abantu hakurya. Nari mbishoboye cyane, nari mbishoboye kabisa, ntabaga mfite ubushobozi bwo kuba nakwigana umuhanzi runaka, imirapire kabisa ukumva nta tandukaniro. Gusa ntago nari nzi ko ibintu bya gospel kabisa bizaza. Bukeye tuva mu Rwanda tuyimukira muri Kenya. Tumaze kwimukira muri Kenya, n'ubundi ntago nyine nabyiyumvagamo, nakomeje kwikinira umupira, nkomeza kwibera mu bintu bya siporo cyane, amakorari ntayakozwa. Hanyuma byaje kuba ngombwa ko njyewe nsubira mu gihugu cy'Ubugande kubw'impamvu z'amasomo, njya ku ishuri. Ahantu nari ntuye narimba kwa Muyomba, ni musaza wa mukecuru. Nsanga afite urusengero ndetse n'umushumba mukuru. Urumva of course bagomba kubwira ati ugomba kujoininga abandi, ugomba kujya mu bandi bana, afite abana be benshi bari mu makorari, ugomba kujya mu bandi, ukajya mu makorari, mugashyigikira nyine itorero kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. Mbanza kumuhakanira ko numvaga atari ibintu byanjye, ati wapi kabisa, ntago ibyo bintu si ibyanjye, iyo mpano wapi kabisa, byaranze, niyo wabaza mu rugo bakubwira. Gusa nyine mbonye akomeje kubimbwira kenshi, ndavuga ati ibyo ari byo byose ni umubyeyi, ashobora kuvuga ngo ni ukumusuzugura cyangwa se niki, reka nzaza ngenda ndebe ibyo bakora mu makorari, ukuntu biba bimeze. Ni muri ubwo buryo natangiye kujya muri korari gutyo, ntabikunze, asa n'aho ari ugusunikwa, biza kurangira bikunze. Kugeza kuri none kabisa mbikesha Imana. Iyo mpano ntago nari nzi kabisa ko nayo ishobora kuba nyibitseho. Rero murakoze cyane kuri aya makuru ubashe kutugezaho cyangwa se kudusangiza. Aho ni ryari wewe ubwawe wafashe microphone ukavuga ati koko ndaririmbye, ugahita wumva nyine koko ufite impano yo kuririmba? Namaze igihe kinini ndi muri iyo korari ariko nta performing. Abantu b'abaririmbyi barabizi, umuntu wese ugitangira ari akantu k'ubwoba, ari akantu kameze nk'isoni, nyine kutamenyera public, guhagarara imbere y'abantu. Mbese nyine narakwipaga amateraniro, nkaza nakiririwe, ngasanga korari yarangije kuririmba. Mbese nyine ubona ari ibintu nyine bampatiriza moto. Bukeye nyine uko ngenda mbibamo, nzagenda mbyisangamo, nisanga mu murimo, bigenda biza gake gake. Ndabyibuka nigeze gutera bwa mbere ntera indirimbo, nateye indirimbo ya Prosper Nkomezi, indirimbo yitwa Humura, I think. Twarasohotse amateraniro, abantu bari kumbwira ati kweri wewe ibintu wagiyemo ni ibiki? Abantu b'abameri twari dusanzwe duterana, basanzwe banzi kubera ko ndi umuntu usabana n'abantu batandukanye. Ibintu wagiye uku nawe ngo ugiye kuba umuririmbyi, kuriya ni gute? Waririmbye nabi se cyangwa waririmbye neza? Mu by'ukuri ntago naririmbye nabi, ariko nyine isoni, ibintu by'ubwoba ntago rigeze ndeba mu bakristo mu by'ukuri. Niyo mpamvu bavuze ngo naragendagendaga, hari uburyo abaririmbyi bazagendagenda imbere y'abakorari gutya, genda kuri line uba bahagaze nk'imbere, nkagenda ndi gufesinga yirangira nkagaruka, nta kureba mu bantu nyine kubera ubwoba. Sinzi ngo naririmbye gute, ariko ibyo byose ntabwo byari bibi, gusa nyine kubera kutamenyera bakajya bankinegeti kabisa, ibi bintu si ibyawe, nushaka ubireke. Ati n'ubundi si ibyanjye, baza babimpatiriza. Ariko uko iminsi yagiye igenda, naje kwisanga
mbishoboye abaririmbyi twakoranaga muri iyo korali bagiye bagenda bimuka nza kwisanga ari njye muririmbyi usigaye. Mfata izo nshingano biza kusa naho nyine mbyisanzemo nkomeza kubisengera. Ngeraho ndabikunda kabisa. none uvuze ko uridinga se cyangwa se uririmba bwa mbere waririmbye indirimbo ya Prosper. Niwe role model wawe se wenda mu bijyanye n'imiririmbire cyangwa hari wemera n'abandi bahanzi nk'abambonyi baririmba ku giti cyabo? Ukuntu bimeze. Okay, njyewe nta umuntu wese ndamwemera ku giti cye kubera ko nta muntu usa n'undi kandi buri muntu aba afite ubushobozi butandukanye. Njyewe nemera ko buri muntu wese ashoboye kandi buri muntu wese yabera undi role model bitewe n'ibyo amubonamo. Prosper ni umuramyi mwiza ndamukunda cyane, gusa kuba narateye indirimbo ye kuri ubwo ni uko nyine ariyo bari bampaye kuridinga. Gusa abaririmbyi bose ndabakunda. Bambonye ni abantu Imana yagurukije muri iki gihe bari gukora ibintu bikomeye. Nakuze nkunda Kadogo muri Healing. Hari turamusurire cyane. Ni umuririmbyi mwiza kabisa. Hari uburyo iyo ugitangira kuririmba, iyo wigishije indirimbo cyangwa ugiye kuyobora indirimbo runaka, niba ari korali igize usanga ushaka kuririmba nk'uko baririmbye exactly. Nisangaga mfite ubwo bushobozi kabisa ku buryo nabaga natera nka Kadogo exactly. Ukamwigana kabisa ukavuga ati bagezeho bakajya banyita Kadogo abantu bamwe na bamwe. ni umutipe nyine nkunda cyane. Kuri ubu ni umupapa arubatse. Rwose n'aba baririmbyi bandi bose bakizamuka, yaba ba Emi Vox n'abandi bose ngenda bemera. Umuntu wese ndamwemera kabisa. Ba Frank n'abaramyi beza kabisa kandi Imana yagurukije. Navuga ko buri muntu wese bafite icyo mwigiraho n'icyo mukuraho. Urakoze cyane ku bisobanuro byiza ukomeje kudusangiza. Juste katugaruke ku ndirimbo yawe. Iriya ndirimbo yaje gute? Wayihimbye muri he kondisiyo? Byagusabye iki kugira ngo ibashe kugera hariya tugeza ko tuyibone twese warayikoze? Murakoze. Indirimbo nk'uko nabivuze nisanze nyine mfite ubwo bushobozi bwo kuba nahimba. In fact ntabwo ariyo ndirimbo ya mbere nahimbye cyangwa se nanditse, ahubwo iri no mu ndirimbo za nyuma, ahubwo za vuba cyane. Ndibaza ko nayihimbye ngiye kubera uburyo binyorohera cyane. Ntabwo bisaba kuba nasoma Bibiliya cyangwa iki. Bibiliya ndayisoma mu mwanya wabyo nyine nabihaye umwanya, ariko guhimba indirimbo ntabwo bijya binsaba. Gusa nkoresha ibyanditswe nzi bikaba byahura, ariko hari igihe mba nicaye nkahita numva akaririmbo karaje from nowhere, kuba wicaye ukumva akaririmbo k'umuntu kakujemo tu. Noneho nkagenda mbihuzahuza nyine udupatsi. Ndibaza ko yaje nari mvuye mu rugo ndi kuzamuka ahana rawundi ejo bundi vuba cyane kabisa. Ndi kuzamuka nari ngiye hariya hafi na stage, hari umuntu nari ngiye kureba. Ndi kugenda ndi kuririmba akaririmba sa akantu kavuye naragiye ngera muri practice mbwira abo turimbana True Worshipers ati noneho indirimbo nahimbye ntakibaho. Hari indirimbo noneho niyumvishemo iyo ndirimbo muyitegereze yaje iri kubaga cyane. Ndababwira gutyo muri make ni muri ubwo buryo yajemo. Hanyuma process z'uburyo zo kugeza aho igeze kuri ubu ngubu, navuga ko ni ibintu kuyishyira hanze aba ari process. Ni ibintu byinshi bisaba kuba uri stable financially, kuba ufite amasengesho, kuba wumvamo iyo passion yo kuba wakora ibintu byawe.
navuga ko narakoze cyane mbasha gukora saving. Navuga ko bitwara amafaranga menshi, ngira uruzinduko nsindukira mu Rwanda, ni naho nabikoreye. Ni ibintu nyine biba bigoye cyane, ariko uko usengera ibintu wiyumvamo n'urwo rukundo rwo kubikora, kumva ufite iyo passion, Imana igenda igushyigikira, kandi ndatekereza ko biri kugenda biba successful. Wow. Uvuze ko iyo ndirimbo atari yo ya mbere wakoze cyangwa se wahimbye, izindi se ariko niyo wenda imaze kuja ku mugaragaro? Yego. Bivuze ko izindi dukomeze tuzitegereze zikiri mu nzira, turi buzibone vuba vuba. Indirimbo zo zizaza kabisa, ntago ari iriya yonyine, n'ibindi biracyaza kabisa. Wenda ku bantu batayizi se cyangwa batarayumva, turaza gushira link muri down there ngaho kugira ngo abantu batarayibona baze kuyibona. Nk'umuririmbyi rero ntago tugenda nyine utadukubitiyemo kapela y'iyo ndirimbo, turirimbira agapati kamwe nyine twumve ko kabisa uko imeze. Ni indirimbo yiganjemo amakuru y'umusaraba, cyangwa se y'uburyo ki Yesu yatwitangiye, uburyo habaye inama mu ijuru, habura uza kuducungura. Yesu yemera kwitanga. Ni nk'ayo makuru yiganjemo. Turirimbiraho gatoya twumve uko bimeze. Avuga ngo mu ijuru inama iraterana, bashaka uwancungura, habura n'umwe wabishobora. Bakerubi n'abaserafi nta n'umwe washoboye kubumbura cya gitabo. Utundi dupatsi arakavuga ngo ariko intare y'umuryango wa Yuda aritanga araducungura, yishuye imyenda yanjye yose, yampaye izina rishya. Wow. Indirimbo nziza pe, ifite amagambo meza aryoshye kandi mazima y'ubugingo. None Juste, nyuma yo gukora iyo ndirimbo uraduteganyiriza iki nk'abakunzi ba gospel? Iyo wagiye muri iyi kariyeri no muri ibi bintu biba bisaba gukora cyane, n'ubundi nibyo ntekereza gukora. Akenshi biragorana bitewe n'uburyo abantu baba batari stable financially, ariko ndi kubategurira. Hari indi ndirimbo mfite kuba bidatinze, indirimbo y'igiswahili bita Furaha. Ahita ni Furaha. Ngomba kuyibahereza bidatinze. N'izindi nyinshi ziracyaza, gusa nyine tuba dukeneye support, yaba ari ibitekerezo, y'amasengesho, ndetse na financially, wumva ari ukuboko kwawe washiramo kugira ngo ubutumwa bukomeze bugere kure. Byose kabisa tura appreciating. Wow. Guys, rero nkuko muri kubibona, uyu ni umuhanzi mwiza uririmba injyana ya gospel. Vuba ngaha nkuko abivuze turaza kubona ibihangano byiwe. Reka tunyure dusubire nk'inyuma gatoya mu buzima busanzwe. Justin, uretse iyo mpano yo guhimba cyangwa se yo kwandika indirimbo, hari iyindi mpano waba uzi wiyumvamo cyangwa wisangamo? Indi mpano ntago nsobanukiwe icyo ushatse kuvuga, niba ari indi talent yani, kuko impamvu nkubona hari ejo bundi nagize gutya kubona ku kinyamakuru kimwe cya hano muri Kenya, n'abahungu b'abanyamurenge bavuga akabumbu, bakora analyse y'urubuga rw'imikino.
yankubonamo. Ese uriya ni wowe cyangwa ni murumuna wawe cyangwa ni impanga yawe? aya ni njyewe kabisa, nk'uko nabivuze n'ubundi ntangira, mfite iyo passion cyangwa se nakuze nkunda football, ibintu by'imipira n'ubundi ndabikunda cyane. Rero kuba na analiza cyangwa se nakuze nkunda itangazamakuru, gusa nyine impamvu nyine zabo turibo ntibitworohere kuba wagera hejuru ngo ugere ku rwego rukomeye. Ariko nabyo ni ibintu niyumvamo kandi nkunda cyane. Kandi noneho ibijyanye n'umupira byo mba numva mfite urwo rukundo rwabyo kabisa. Niyo waranagakinye? Naranagakinye, ndagasobanukiwe. Wakinaga, tubwire n'uwo mwanya wakinnye se, cyangwa ni iyihe kipe wakinnye hano mbwiye muri kariyeri yawe? Wenda igihe wakinnye umupira kuva nkiri mutoya, wari striker? Wari mu Rwanda nari capable yo kuba ndi umukinnyi ukoresha imoso. Nari capable yo kuba nakina wings, forward, nimero 9 sometimes, gusa yarangoraga nimero 9 bitewe na speed ntabwo yari ikanganye cyane, kandi bikeneye nyine umuntu upressinga cyane. Midfield narayikoraga, sometimes bakaba banshyira no kuri gatatu bitewe n'iyo left. Nagiye nkina mu makipe mu Rwanda, nakinnye hari ikipe nakinnyemo ibarizwa i Gahanga. Hari indi kipe abantu bazi mu Rwanda barabizi. Indi kipe nakinnyemo ibarizwa ari i Kanombe, aho bita mu Busanza. Twagiye dukina kabisa amatonament akomeye, tugera kure ya za Airtel. Hari amarushanwa ya Airtel yajyaga akorwa y'utudemi amakipe atandukanye. Numvaga ko nyine ariyo passion. No mu rugo narabwira ati njyewe kabisa mba numva ari umupira. Niyo mbana nakunda ko narabwira ati ngo utari umujweri ngusanga ari umuraperi. Njyewe kabisa naho habiri naba umuraperi nzaba umujweri kabisa. Ni nk'uko nakundaga kubabwira. N'inanga narakinnye, twakinnye mu yahoze yitwa Kitengera Sharks, yabaye ambassadors of hope. Ndetse n'amakipe nyine atandukanye biri aho ngaho. Mvuga ko nyine ariyo passion, gusa uko iminsi igenda ujya usanga nyine football yo muri Afurika biba bigoye kuzamuka. N'imyaka iri kugenda idusiga, ukabona nyine nta cyerekezo. Niyo mpamvu abaye dusa n'ababicumbitse ibyo gukina, ariko still turabifollowinga, turanabikora, turanabikunda. Gusa nyine gukina nibyo byabaye bisa n'ibigabanutseho gatoya. Hanyuma wenda tugaruke wenda muri style yo guhimba. Ese iyo mpano yo guhimba ugira hari aho uyikura cyangwa niyizanye wenda uyisanga mu buryo wenda nta muntu wo muri famiye wenda uyigira ubashe kuba umuhimbyi cyangwa se kuba umwanditsi w'indirimbo? Biragoye kuba nabimenya, ariko ndibaza ko ku bijyanye no kwandika indirimbo ntago ndi sure. Sinzi aho biva, yaba ari kwa mukecuru cyangwa se kwa mzee. Sinzi ko hari umuntu wandikaga indirimbo kabisa. Ntago ndi sure. Uzaba ari ni Imana yabivuze. Ntago nabivuze. Muri icyo gihe nabaga mu Bugande, nararirimbaga nyine biraho bisanzwe byo guhimba bitaraza. Yaba yumbe nyine abantu b'abanyamasengesho barambwira ati wowe ugiye kuzajya uhimba indirimbo nyinshi cyane kabisa. Kandi nibo banambwiye tuzajya ugenda no mu nzira uhita uhimba indirimbo. Bahise babimbwira gutyo kabisa. Navuga ko ari ni Imana, blessing, ni nka gift to Imana baragwaye kugira ngo bashe kuyikorera nyine mu gihe nk'iki ngiki. Navuga ko ari impano y'Imana gusa tu, ntago navuga ko ari ibintu biva mu miryango.
hanyuma uretse hari nk'umuntu uzi uhimba ugahimba indirimbo rimwe zimwe ukazigumana ukazitirira cyangwa se izindi ukaziha nk'ama worship team cyangwa se amakorali cyangwa se amaministeri. Wowe hari indirimbo wenda waba warigeze guha nka ministeri cyangwa se korali wabagamo? Yego. Ah, Navuga ko korali cyangwa se minisiteri nabarizwagamo mu Bugande. yego Nagiye mbaho indirimbo zitandukanye, yego. gusa nyine nabo nyine bitewe n'ubushobozi ugasanga ntibazikoze, nyine ntibabashe kubibyaza umusaruro. Hari minisiteri nabarizwagamo bita Power of Unity Yego. hariya mu Bugande. Nyine nagiye mbaho indirimbo mu makorali ndetse na hano muri minisiteri mbarizwamo True Worshipers. Yego. Nabo iyo bibaye ngombwa baha indirimbo kabisa, kubera ko ari umurimo ubarizwamo, ntacyo biba bitwaye kuba mwakomeza gukora mugateza imbere umurimo w'Imana. Wow. Juste nk'umuhanzi cyangwa se nk'umuririmbyi, hari umuririmbyi se ufatamo nka role model wawe ukavuga ati uyu muntu kabisa niwe nkunda, nzamutegera inshuro nyinshi, niwe ajya ampa inspiration cyangwa se mba numva ko nazaririmba nkawe cyangwa se nkagera ku rwego nk'urwiwe? Ntago njyewe nkuko nabivuze nkunda abaririmbyi bose. Yego. Kandi ndabubaha buri muntu wese mba mfite kuba namutega amatwi nkagira ibyo mukuraho cyangwa se mwigiraho. Navuga ko ntago njya nifuza kuririmba nk'umuntu runaka, banifuza kuririmba ibyanjye nkaba njyewe. Iyo wifuje kuba umuntu runaka, iyo wa muntu adeviye akava no mu byo arimo akaba yakora ibindi, hari igihe wisanga kubera kumukunda cyane nawe bikugizeho ingaruka. Ariko nyine abaririmbyi bose ndabubaha kandi ndabakunda, ariko buri muntu wese ngenda ngira akantu mukuraho, ariko byose nkaba njyewe, simba umuntu wundi runaka. Byiza rero Juste tugera ku musozo, ni nk'ikihe kintu ukunda mu buzima, wowe ukavuga ati kabisa iyo ndi muri iki kintu mba numva ndi sawa kabisa? Of course ni ukuririmba. Kuririmba nkunda kumva indirimbo, nkunda kumva abaririmbyi, yaba ari abazuru, ma worship za Hillsong, mbese ni ibintu biba ari byiza nyine kubitega amatwi, ugenda wumva ku bantu nyine bamaze kugira aho bagera, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi ujye ugira ibyo ubigiraho. Muri make nkunda worship, nkunda kuramya. Juste rero tugana ku musozo, ni nk'iyihe message waha abakunzi bawe, abagukurikirana cyangwa se abakunda ibihangano byawe muri rusange, ndetse n'ubufasha wabasaba kugira ngo wenda niba ari kugushyigikira, ese bagushyigikira mu buhe buryo, support boyotanga mu buhe buryo kugira ngo babashe kuba aware of this? Ndibaza ko abantu badukurikira cyangwa se abakurikira ibihangano byanjye, ikintu cya mbere ndabashimira. Mu by'ukuri tuba dukeneye support y'abantu. Ibintu ni ibintu utakwishoboza wenyine, haba hakenewe abantu, haba hakenewe Imana, haba hakenewe support yo mu buryo butandukanye. Avuga ko abakenera kudushyigikira dukeneye amasengesho, ni ukudusengera. Ushobora kuba udafite ubushobozi, amafaranga cyangwa se ibindi, ukeneye amasengesho mukadushyigikira mu buryo bwo kudusengera, ibitekerezo se, inyunganizi, ibyo mubona twakongeramo,
ibitekerezo nyine byubaka kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ukorwe neza, yego byose kabisa turushaho kubyishimira kandi tubiha agaciro cyane. Rero umuntu uwo ari we wese ufite igitekerezo, ufite cyangwa se icyo yagezeho, ushobora kuba yagira contribution financially mu gusapotinga, byose kabisa twabishima. Channel ni Justin M Official. yego Indirimbo kuri ubu ngubu biriho ni iyo ngiyo bayita izina rishya. yego Hanyuma icyo twakora ni ugukanda subscribe, tukalayikinga, comment, ugasangiza n'abandi, ugakora share ubwo butumwa, yego kandi tubabwira ko dukora cyane kabisa. Muzakomeza kubona ibihangano bishya, murushaho guhabwa umugisha muri ubwo buryo. murakoze cyane abo twabanye muri iki kiganiro cyacu. Hanyuma ikibazo cya nyuma, washaka kukubona uretse wenda kuri iyo YouTube channel, hari izindi wenda social media waba ukoresha wabasha kuzibagezaho kugira ngo bazakugereho byihuse cyane? N'ubundi amazina nayo ngayo kuri platform zitandukanye, yaba ari kuri Instagram ni Justin Mako Official, kuri TikTok nuko nguko ni Justin Mako Official, Facebook ni Justin Mako, no kuri Twitter cyangwa se X nayo ni Justin Mako Official. Wow. Yego rero turabashimiye rero mwese twabashije kubana namwe muri iki kiganiro, tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, ndetse ngo mugire n'amahoro ava ku Mana. Umutumirwa wacu rero tukaba tugeze ku kiganiro ku musozo, tunagushimira cyane ku mwanya watanze ukatwitaba kugira ngo ubashe kubana natwe mu ibiganiro ho naho kubutaha. Tukomeze dushigikirane mu muhe support, ndetse n'icano nawe mugerageze kuyikurikirana kugira ngo muzajya mumenya ibikorwa ndetse n'ibindi bintu byinshi bibasha kunyura kuri iyi cano, kuko ni yanyu, nimwe yagenewe. Turabashimiye cyane Justin. Murakoze cyane, natwe twishimiye kubana namwe kuri TV. Yego mu by'ukuri ni iby'agaciro cyane kuba hano, kandi turabashimira cyane, kandi n'igihe cyose muzadukenera turahari kabisa. Nako tubijeje ko kabisa tuzabitaba. Yego mugira amahuguriro meza, tuzongera ubutaha. Bye bye, Imana ibane namwe.